Ni mu masaha y'umugoroba, Taha uyu mukobwa mwiza ndetse rwose w'umuhanga, aba avuye rero mu kazi, aba ananiwe cyane dore ko rwose aba yiriwe anakora akazi kenshi cyane, ahita rero yigira inama yo kujya mu gasiporo kugira ngo yumve ko rwose yaruhura umutwe maze akaba yabona uko asinzira. Ahita afata utu ekuteri twe akadushyira mu matwi, agatangira kugenda yiyumvira akazi ke nyine yiruka kugira ngo yumve ko rwose yaruhuka. Amara kwiruka rero iminota aba yagennye maze akagaruka mu rugo kugira ngo nyine noneho yitegure yigire kuryama. Abakinjira rero mu nzu ye agahita acana radiyo dore ko rwose aba akunda umuziki mu buryo butangaje. Ahita yicanira radiyo rero ibintu byose akabikora ari kugenda yibyinira, n'inkweto rwose ubwazo azikuramo mu muziki niko navuga, imyenda akayikuramo ari kwibyinira, agahita ajya muri dushe, birumvikana akaraba aririmba nyine. Ava muri dushe rero akaza akisiga maze akerekeza mu cyumba cye kugira ngo ajye gushaka imyenda nyine yo guhindura kugira ngo yambare iyo ari burarane. Abakinjira mu cyumba cye n'ubundi nyine birumvikana abakigendera mu muziki kwa kundi, ahita asanga icyumba cye kitabona, ahita atangara ati none se kandi itara ryanjye ryabaye iki? Ahita yumva ijwi rero ry'umusore umubwira ati komeza rwose ubyine ndabikunda cyane iyo uri kubyina, noneho ako karirimbo washyizemo nanjye rwose ndumva kantwaye kameze neza cyane. Taha uba rero unikanze cyane ati Davis unkuyemo umutima urankanze, wageze hano gute se? Winjiye gute ko nari nasize mfunze kandi nkaba nanafunguye? Davis ati wibagiwe se ko mfite urundi rufunguzo? Nari naje rwose kugira ngo ngutegereze maze ngutungure. Davis rero ahita ahaguruka yihuta maze agahobera Taha dore ko nyine baba banakumburanye kuko baba banakundana. Bahita rero batangira gusomana maze nyuma y'akanya gato cyane bararekurana. Davis akareba mu maso ya Taha agahita amubwira ati hari ikintu se ushaka kumbwira? Taha ati nashakaga kubaza impamvu utampamagaye kandi wari wabinsezeranyije. Davis ati ntabwo naguhamagaye, nahisemo kwiyizira nyine kugira ngo tuvugane turebana. Taha ati gusa nyine nari ngukumbuye cyane. Davis ati njyewe ndagukunda cyane ahubwo. Bahita bongera bagahoberana maze nyine bagakomeza gahunda zabo, birangira rero uyu mugoroba banakoze urukundo ndetse rwose Davis akarara hano kwa Taha. Mu gitondo cya kare rero Davis arakanguka maze agahita akangura Taha, aramubwira ati uri mwiza cyane, uzi ko uri mwiza ndetse rwose na mu gitondo iyo ubyutse uba uri mwiza cyane. Taha rero amwenyura ahita amubwira ati nawe rwose uri umusore mwiza. Taha ahita amubaza ati ko uzindutse bimeze bite? Naho Davis ati mfite inama rero rwose ngomba kubyuka kare maze nkajya mu nama. Taha nawe ahita amubwira ati nanjye nuko mfite inama kandi rwose ikomeye, hari ibintu nyine ndi buze gupresenta. Davis ati ndawenda kwizera uri umuhanga cyane, byanze bikunze urabikora neza, waba wabiteguye waba utabiteguye, ndabizi rwose ko ibintu byose winjiyemo bikora neza cyane. Taha aturakoze cyane rwose kunsubizamo imbaraga. Naho rero Davis ahita abyuka maze akagenda akajya kuri mashine nyine ya Taha, ahita atangira gukopiya amadosiye ayashyira kuri flashe. Taha aramuhamagara ati Davis uri mu biki ko watinze? Naho Davis ati hari utuntu tw'akazi nari ndi gutunganya ariko rwose ndadushoje. Davis rero amara gukopiya ya madosiye maze agahita afata ya flashe agahita ayibika neza cyane, ahita asubira mu cyumba maze akabwira Taha ati rero ngiye kujya mu nama. Taha ati nizere ko ariko turi buze kubonana maze tugasangira ibya nimugoroba. Davis ahita aza akamwegera ku buriri nyine aho aba aryamye akicara maze akamusoma ku gahanga akamubwira ati cyane rwose mukunzi wanjye turasangira iby'umugoroba byanze bikunze. Taha ahita amubwira ati rero ndagukunda cyane kandi rwose uza kugira umunsi mwiza. Davis ahita asohoka maze Taha nawe akajya muri dushe kwitunganya. Davis yagera hanze agahita yitaba telefone
niyo abantu baba bafitanye inama baba bamuhamagaye. Bahita rero bamubwira ko hari umuntu bamutumyeho uri aho hafi nyine uri buze kumujyana aho iyi nama iri bubere. Davis akiri kwitegereza ahita ajya kubona akabona imodoka ya polisi inyuzeho yihuta cyane. Akomeza kuyitegereza maze yajya kubona akabona igeze imbere irahagaze, irongeye isubiye inyuma, irongeye kandi iragiye. Ntiyirirwa rero ajya gutegereza nyine wa muntu baba bamutumyeho, ahubwo ahita yinjira mu modoka maze akatsa imodoka. Abakiyatsa imodoka igahita iturika, bigaragara ko rwose baba bamutezemo nk'igisasu cy'uko naza kwatsa imodoka nyine kiza guhita giturika. Taha rero uba uri mu nzu ajya kumva ikintu kiraturitse, asohoka yiruka, umutima wamuvuyemo maze agahita asanga imodoka ya Davis iri kwaka cyane rwose, umuriro mwinshi cyane. Atangira rero kuvuza induru, dore ko na telefone aba yisize mu nzu, maze abantu bagahurura. Bahita bahamagara rero kuri polisi maze bakaza kureba nyine, gusa basanga umuntu wari uri muri iyi modoka yahiye, yabaye ivu ku buryo nta n'icyo rwose baba bari bushyingure. Taha rero agahinda karamwica. Birumvikana rwose kubona umukunzi we ari gushya biba ari ibintu bibabaje cyane. Agahinda rwose kaba ari kose. Iperereza rero riratangira ku kiba cyishe Davis, gusa nyine biba bitaramenyekana icyaba cyateye kuriya guturika. Taha rero we aguma nyine mu rugo, ariko agahinda aba afite gatuma rwose atabasha kuhaguma iminsi myinshi, maze agahamagara ku kazi akababwira ko ashaka kugaruka ku kazi iminsi yakonje baba bamuhaye itarangiye. Ajya rero ku kazi maze akigerayo sekreteri we, dore ko rwose Taha abakorana na polisi, uyu mukobwa aba ari umuhanga cyane mu byerekeranye rwose no gucunga ibintu byerekeranye n'ubujura bukorerwa ku ikoranabuhanga. Abakorana rero na polisi ayifasha nyine kugenzura aba bajura baba biba amabanki ndetse n'abandi bajura baba biba ikoranabuhanga, baba biba bakoresheje ikoranabuhanga. Agera rero ku kazi maze sekreteri we agahita amubwira ati kuki uje kare, wari ugifite konje? Taha ati nta kibazo, njyewe rwose meze neza, ahubwo ndebera muri ajenda yanjye undebere nyine ibyari biteganyijwe. Uyu musekreteri we arasoma maze akamwihora akamubwira ati nta kintu na kimwe uyu munsi cyari giteganyijwe. Taha ati hoya rwose ntabwo bishoboka, urumva wagira ngo hari ikintu hari nagombaga gukora cy'umwihariko. Uyu musekreteri atamubwira ati rwose nari nanze kubikubwira, uyu munsi nyine wari wabivuze yuko utazakora maze ukazajya kugura keke ya anniversaire ya Davis. Birumvikana nyine aba yanze kubimubwira kuko Davis aba yaramaze kwitaba Imana. Taha ahita yongera akijima mu maso, agahinda nyine kaba kamwishe, amarira akaza mu maso, maze sekreteri akamubwira ati mbabarira, ntabwo rwose nakabaye mbikwibutsa. Taha atari kunini nakomeje kubikubaza. Sekreteri ati none se ubundi kuki uje koko, kuki utigumiye wiruhukiye? Taha ati mu rugo ho rwose nahasarira, ni ugutekereza gusa, kuba ndi njyenyine ntabwo ari byiza. Icyiza rero ni uko naza ku kazi kuko mfite ibintu byinshi byo gukora, hari amadosiye ngomba gukurikirana. Sekreteri we ahita amubwira ati abantu bo muri banki baragutegereje, mwari mufitanye inama muri sale. Taha ati babwire yuko nje kano kanya nyine ndaje. Hahita hinjira rero bosi wa Taha maze agahita amubwira ati none se koko urumva witeguye ku buryo ugiye kongera gutangira akazi? Taha ati yego. Uyu umugabo ahita amubaza ati none se iby'iperereza bigeze hehe? Naho Taha ati ntubizi se uko mukora nyine ntukuzi? Baracyambwira nyine ngo ntacyo barabona, ngo bazampamagara, nibyo nyine nta bindi. Uyu mugabo ahita amubwira ati ihangane gusa nyine tukuri inyuma. Taha rero ahita amubwira ati ndihuta, hari abantu dufitanye inama, reka mbanze njye kuvugana nabo. Bosi we ahita amubwira ati nta kibazo kuko rwose nanjye mfite ibintu byinshi byo gukora, nuko gusa nari nje kureba nyine uko umeze. Taha ahita ajya rero muri sale y'inama aho nyine abakozi ba banki baba bamutegereje.
Taha rero agera muri iyi sare maze agasuhuza aba bagabo batatu baba bahicaye, baba rwose ari abagabo b'icyubahiro, abagabo kandi bakuriye nyine amabanki. Ahita ababwira ati nifuzaga rero nyine gutangira expose yanjye. Bahita bamubwira bati nta kibazo. Ahita atangira rero agaprojecta ibyo aba agiye kubabwira nyine kugira ngo abibereke kuri projegiteri. Ahita ababwira ati dore rwose amabanki yanyu akora amatransfert menshi ku munsi, amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari aca ku mabanki yanyu muyahererekanya, ndetse rwose n'abacuruzi bayahererekanya. Ibi ngibi rero bikurura rwose abajura kuko baba bazi yuko ku ikoranabuhanga niho hasigaye haca amafaranga menshi. Ibyo rero bituma hari amavirusi rwose bamaze gukora aba bajura, bakaba ari nayo bifashisha biba amabanki. Ubu bigiye kubatangaza kuba mbabwiye ko rwose hari abajura bashaka kubiba kandi babifitiye ubushobozi, barabufite rwose, isaha n'isaha bazabiba. Naho rero aba bakozi ba banki bati hoya, ntabwo byashoboka, amabanki yacu afite umutekano, dufite ubwirinzi buhagije ku buryo nta mujura watwinjirira. Taha ati babinjirira rwose, ahubwo niyo mpamvu nyine twakoze iyi application kugira ngo tuyibereke kandi muyifashishe kugira ngo rwose mwirinde aba bajura, kuko niyo yonyine ishobora kubahagarika. Atangira rero kubasobanurira iby'iyo application iba ishobora kuzabafasha kwirinda ubu bujura, ariko rwose aba bagabo batangira kugenda babyumva. Basohoka mu nama rero maze bakabwira bosi wa Taha bati uyu mukobwa ni umuhanga cyane, ibintu avuga arabizi neza cyane, yadusobanuriye dusanga koko turangaye gatoya dushobora kuzibwa kandi rwose tutarigeze tubibona. Naho bosi bati cyane rwose umukobwa wanjye ndamwizera, nari mbizi yuko ibintu ari bubabwire muri busanga ari ukuri. Abo muri banki rero bamara kugenda maze bosi wa Taha agahita amubwira ati ntakubeshye, nubwo rwose kuza hano bitari igitekerezo cyiza kuko natekerezaga ko ugikeneye kuruhuka, ariko nanone ndishimye ko waje kubera yuko aba bantu ntabwo nari kubasha kugira ikintu na kimwe mbasobanurira iyo uza kuba udahari. Baba bakiri kuvugana maze sekreteri wa Taha akaba araje ati hari abapolisi babiri bagushaka. Taha ahita ajya kubareba maze agasanga nyine ni ba bandi bashinzwe iperereza rya Davis. Bahita bakura ifoto mu gakapu baba bafite maze bakamubaza bati uyu muntu uramuzi? Taha ati nyine ni Davis. Nabo bati uyu musore se urabizi neza yuko izina yakubwiye yitwa atari ryo yitwa? Ikindi kandi uyu musore rwose ni umugizi wa nabi, mu gihe cyashize yarafunzwe umwaka umwe ndetse n'ukurikiye arongera arafungwa. Taha ati nimumbwire neza, yaba rero yaraziraga iki? Naho uyu umupolisikazi niko namwita, ati uyu musore nyine yari umuhanga cyane mu bintu byerekeranye n'ikoranabuhanga, yatangiye rero kujya arikoresha yiba amafaranga, ndetse rero yatangiye kujya yegera abakobwa cyangwa se abagore bafite amafaranga menshi cyangwa bafite ahantu bahuriye n'amafaranga, maze akajya abiba nyine mu ikoranabuhanga. Taha ati hoya ntimumbwire ko Davis wanjye ari umujura, ntimumbwire ko kandi atigeze abaho, nakunze umusore umeze nkaho rwose atigeze abaho. Bati ihangane kubikubwira, yenda ntabwo cyari cyo gihe, ariko rwose uyu musore nyine ni uku nguko ateye. Taha rero aba akiri kwibaza impamvu uyu musore yaba yaraje kumushaka, maze bosi we agahita amubwira ati yego rwose ubwo noneho mpise numva impamvu nawe yaje kukwikundishaho, atari kubundi mumaranye igihe kingana iki? Taha ati tumaranye nk'umwaka urenga. Uyu mubosi we ahita amubwira ati uyu musore rero ashobora kuba yaramenye ko rwose dukora ama application cyangwa se tuba dukora ibintu byerekeranye n'amafaranga, ndetse rwose byo amafaranga y'amabanki. Birumvikana ko rero kunyura mu mashine yacu, yaba mashine yawe
cyangwa se iy'undi uwo ari we wese byagombaga kumufasha kuba yakwima amafaranga kandi menshi atubutse. Taha rero ahita atangira gutekereza impamvu uyu musore yaba kenshi cyane yarakundaga gukoresha mashini ye amubwira ko rwose ari gukora ibintu by'akazi, maze umutima ukamuvamo ati nizere ko rwose amazi atarenze inkombe. Ahita rero abaza umupolisikazi ati ubundi se kubera icyo ufashe umwanzuro wo kubimbwira kano kanya? Uyu mupolisikazi ati impamvu tubikubwiye ni uko nyine twamenye ko ari umugizi wa nabi, turatekereza ko rero hari abandi bagizi ba nabi yasize hanze ndetse rwose bashobora nawe kuzakugirira nabi, kubera ko nk'uwamwishe byanze bikunze ni uwo bakoranaga utarashakaga ko akomeza gukora aka kazi, ashobora kuba yarabibiye nk'amafaranga menshi maze yamara kuyabaha bagahitamo rero kuyatwara yose noneho bakamwikiza. Dufite ubwoba rero ko rwose nawe waba uzakurikiraho kuri lisite. Taha ahita agira ubwoba bwinshi ati noneho rwose ndumva umutima umvuyemo neza neza, ibintu ndimo burya ntabyo nzi. Abapolisi rero bahita bamubwira ko bakeneye mashine ye yo mu rugo kugira ngo barebe ibintu byaba byarayikoreweho, bityo nyine babashe kumenya ibintu byose uyu musore yaba yarakoreye kuri iyi mashine. Taha ahita ababwira ati hoya ntabwo nabaha mashine yanjye kuko nanjye mba nyikeneye, ikindi kandi nta ruhushya mufite rwo kuba mwafata ibintu byanjye. Abapolisi bahita bamubwira ati ariko ni wowe turi kugirira nyine kuko byanze bikunze rwose uri mu kaga, tugomba kumenya rero ibyabaye byose maze tukamenya uko tukurinda n'uko tubikemura. Ahita rero ababwira ati ubwo mugende nyine muzane uruhushya rubemerera kuba mwafata mashine yanjye, naho ubundi sinayibahereza gutyo gusa. Bahita bamubwira bati nta kibazo, reka tujye kurushaka uruhushya maze turukuzanire ubundi uyiduhe turebe nyine ibyakoreweho. Aba bapolisi rero bamara kugenda maze Taha agahita abwira bosi we ati ndagiye ntabwo ngomba gutinda hano, naho bosi we ati kubera iki? Taha ati buriya rwose aba bapolisi bagiye gutangira kunyigizayo ku nshingano zanjye maze batangire kwinjira kuri iki kirego, kandi rwose ibi bintu bijyanye no kureba ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga ni njyewe wagombaga kubikora. Ubu rero reka njye kureba ahubwo muri mashine yanjye, igihe batarazana uruhushya rwo kugira ngo bayitware ngomba kureba byanze bikunze nkakurikirana, kubera yuko ubu abantu bakorana na Davis byanze bikunze nibamenya ko yapfuye barahita batangira kwinjira muri sisiteme. Ngomba rero rwose kuba ndi hafi maze nkabyitaho nkamenya ngo abantu bakorana ni bande. Bosi we rero ahita amubwira ati nubwo rwose ari inshingano zawe ariko wakabaye ubirekera nyine polisi nyirizina ikabyikorera, kuko n'ubundi wajyaga ubikora bagusabye ubufasha, wakabaye rero ubihorera bakaba aribo babikora. Taha ati hoya n'ubundi ngomba gukomeza nkabikurikirana, ibi bintu ni njye rwose ugomba kumenya iyo biva ndetse n'iyo bijya. Taha rero ataha yiruka maze agahita yicara imbere ya mashine ye arayifungura maze agatangira kureba abandi bantu baba barayikoresheje batari we. Abona rwose iminsi myinshi iyi mashine ye yaragiye ikoreshwa, birumvikana nyine iba yarakoreshwaga na Davis. Akomeza kureba neza agasanga na wa munsi nyine yarayikoresheje, wa munsi Davis apfa. Ajya kureba rero muri historique ariko agasanga ibyakozwe byose byarasibwe. Taha ahita avuga ati Davis ni umuhanga cyane, byose yarabisibaga. Gusa nanone ntabwo ncitse intege kubera ko ikoranabuhanga nanjye nararigize kandi neza cyane. Ahita rero atangira gushakisha maze akajya kubona akabona aguye kuri konte yanditse ku mazina ye iriho miliyoni 10 z'amadolari. Birumvikana nyine aba ari amafaranga menshi cyane. Taha umutima uhita umuvamo agatangira kubira ibyunzwe ati ntabwo bishoboka gute nawe afite konte inyanditseho iriho amafaranga angana gutya.
ubwoba rero buramwica maze rwose agatangira kwibaza ukuntu neza aguye mu mutego. Ati ibi bintu nzabisobanura gute? Nzabisobanurira polisi gute? Taha rero atangira Taha rero akomeza gucukumbura, maze yajya kubona akabona mesaje y'umukobwa uba witwa Anne aba yaramwandikiye. Biba bigaragara rero ko rwose baziranye kandi bashobora kuba bafatanyije akazi. Taha ahita atangira kwandikira uyu Anne kubera ko rwose biba bigaragara ko Anne nta gitekerezo afite cyo kuba Davis yaba yarapfuye. Ahita amwandikira akamubwira ati njyewe ni inshuti ya Davis, mbonye rero waramwandikiye, ahari mwakundaga kuvugana akoresheje mashine yanjye. Davis rero yarapfuye, gusa nyine ndifuza ko twabonana, ndifuza ko twavugana. Anne ahita amubaza ati sangahe hehe, nuko rwose bitoroshye nyine ko turi buhure. Taha ahita amubwira ati nta kibazo, ndaza kukwishyura umwanya wawe uri bube utakaje uza kuvugana nawe. Amubwira rero amafaranga ari bumwishyure, maze Anne agahita amubwira ati ayo ngayo rwose nta kibazo, ndaza byanze bikunze. Bahana rero amasaha ndetse n'aho bari buze guhurira. Buracya rero maze Taha agasubira ku kazi. Boss we ahita amubaza ati none se waba hari icyo wabonye? Taha ati cyane rwose, naguye mu mutego neza neza. Tekereza ko navumbuye konte yanditse ku mazina yanjye iriho miliyoni 10 z'amadolari. Ikirenze kuri ibyo, noneho hari n'amatike 2 yakatishijwe mu izina ryanjye na hoteli yarezerivwe mu izina ryanjye. Boss we ahita amubaza ati none se ntabwo wagerageje gusiba hard disk? Naho Taha ati hoya, ntabwo nabikora kubera ko ibyo byatuma noneho polisi imfata nk'umunyacyaha ndetse rwose naba nishinja icyaha. Boss we ahita amubwira ati ndumva ibintu bitoroshye habe na gato. Taha ati ntabwo rwose byoroshye na gatoya, noneho ntabwo polisi iri gutekereza yuko naguye mu mutego wa Davis, ahubwo iraza gutekereza ko njye nawe twari abafatanyacyaha nibaramuka babonye aya mafaranga ndetse n'ariya matike yakatishijwe mu mazina yanjye. Boss ahita amubaza ati none se ukeneye ubufasha? Taha ati hoya, byihorere rwose, ndaza kwirwanaho. Boss wa Taha ahita amubwira ati noneho nguhaye amasaha 48 maze ugende ushaka icyo gukora, gusa ugende gakeya kubera ko rwose abantu uri guhangana nabo ni abahanga cyane. Tekereza nawe ukuntu uzi ikoranabuhanga, noneho utekereza abantu babashije gushyira amafaranga kuri konti yawe utabizi. Ubwo nawe nyine abantu uhanganye nabo urabumva. Taha ati abantu bose babashije kwica Davis, birumvikana si abantu boroshye, nanjye ndebye nabi banyica. Taha rero arataha maze yagera mu rugo agahita yongera akicara imbere ya mashine, ahita yongera akandikira Anne ati nizere yuko utahinduye gahunda, ndifuza rwose ko tubonana, nizere ko utabihinduye. Anne ati nta kibazo turabonana, ariko nyine uze witwaje amafaranga ndetse na mashine kubera yuko nkeneye kumenya niba koko ari wowe nyine twavuganaga. Taha ati nta kibazo rwose ndayizana kugira ngo nyine nkwereke ko ari njye twavuganaga. Ku mugoroba rero Taha agenda yitwaje ya mashine maze akajya aho yagombaga guhurira na Anne. Agerayo rero akimara kwicara maze akajya akabona umusore aje kumureba. Ati ndakeka ari njyewe washakaga, ni njyewe Anne. Taha ati Anne se ko numvaga ari izina ry'abakobwa? Naho uyu musore ati si ngombwa rwose iby'izina byo tubyihorere. Ufite iminota 2 yo kuba wamaze kumbwira ibyo washakaga kumbwira byose.
Taha ati ikintu cya mbere ndashaka kukubaza Denis yakwishyuriraga iki? Naho uyu musore ati Davis yaranyishyuraga kugira ngo mbashe kumuhakingira amasisiteme. Naho rero Taha ati nanjye rero nibyo nifuza ko uri buze kunkorera. None se wabasha kuba wari uzi abantu ukoreraga? Uyu musore ati ariko uri kumbaza ibibazo byinshi kandi ntabwo mbifitiye ibisubizo. Naho Taha ati ndakwishyura inshuro 3 zayo Davis yakwishyuraga. Taha ati mfite telefone hano mu isakoshi yanjye. Iyi telefone rero ndakeka yaba rwose iriho ibimenyetso byose ndetse n'amakuru yose nifuza, ariko nyine nkeneye ko umfasha guhakinga sisiteme maze nkayinjiramo nkaba ntabasha kubona ibisubizo. Naho uyu musore atumva rero ari iki cyatuma nkwizera? Taha ati cyatumye nkwizera nawe cyatuma unyizera. Uyu musore ahita amubwira ati rero kugira ngo ngufashe birasaba ko nyine tuva hano hantu kuko ni mu rusaku. Bari bahuriye ahantu hasakuza cyane rwose. Ati ndashaka ko duhurira ubwo nyine aha tujya ahantu hatuje. Barasohoka hanze rero maze uyu musore akamubwira ati imodoka yanjye nayiparitse hariya hakurya y'umuhanda, nashakaga kuyishyira ahantu nyine hijimye, ntabwo nashakaga ko abantu baturikije imodoka ya Davis bambona. Taha ahita yikanga ati uvuze ngo abantu baturikije imodoka ya Davis? Ntabwo nigeze nkubwira rwose icyo Davis yabaye, sinigeze nakubwira ko imodoka ye bayiturikije. Wabimenye ute rero? Uyu musore ahita yumva yinyuzemo maze agahita yegera Taha, ahita akura imbunda nyine inyuma ahantu aba yayishyize maze akayitunga Taha amwegereye cyane, agahita amubwira ati hita ukomeza uze tugende kandi witonze udasakuza winjire mu modoka yanjye. Taha rero ubwoba buramwica maze nyine mu gihe agishaka nyine kujya imbere nyine ngo bagende, imodoka ihita ituruka hirya yahoreye maze igahita iza ikagonga uyu musore. Uyu musore rero ahita amera nyine nk'upfuye maze Taha abantu bagahita bamutabara. Biba bigaragara ko nyine uyu musore aba rwose yashakaga kumugirira nabi. Taha rero arataha, ariko noneho ubwoba buba ari bwose. Aba yamaze kumenya ko rwose nta muntu wo kwizerwa, umuntu uwo ari we wese ashobora kumugirira nabi isaha n'isaha rwose bashobora kumwica. Taha rero agera mu rugo yicaye ari wenyine maze agatekereza ukuntu uyu musore yari amutunze imbunda, yari ari kumubwira ati ndashaka iyo sakoshi yawe, ndashaka mashine yawe ndetse na ya telefone wambwiye irimo. Byumvikana nyine uyu musore yashakaga gusibanganya ibimenyetso kuko byanze bikunze nawe nyine hari mu buryo bumwe cyangwa ubundi yagombaga kuzakurikiranwa nibaramuka bafashe iyi mashine. Taha ahita avuga ati byanze bikunze rero abantu rwose bari hanze bakeneye mashine yanjye ndetse n'iyi telefone ni benshi, nintareba neza rero rwose ntabwo nzamenya aho nzagwa. Ubwoba rero buba ari bwose kuko batangiye kubona ko ibintu bitoroshye habe na gahoro. Umunsi wakurikiye rero Taha ajya kureba nyine ba bapolisi baba bashinzwe gukurikirana iki kirego, maze bakamubwira bati uriya musore wakwatatse ashobora kuba rwose akorana n'abantu bishe sheri wawe. Ati kubera ko uriya musore ni umuhanga cyane mu byerekeranye n'inkongi z'umuriro, nyine ba bantu batwika ku bushake ndetse rwose n'ibiturika, ibintu byo gutega ibiturika ni ibintu bye cyane. Taha ati mushatse kuvuga se ko ashobora kuba yarakoreshejwe na bosi wa Davis maze akaba ari we wateze ibiturika mu modoka ya Davis? Bati cyane rwose birashoboka cyane. Aba bapolisi babaza Taha bati se ubundi wakoranaga iki n'uriya musore mu masaha y'ijoro muri iriya boîte de nuit? Taha ati
nagombaga guhura nawe kubera yuko yari nasanze yarandikiye yarandikiye Davis, maze rero nshaka guhura nawe kugira ngo ndebe ko rwose namukuramo amakuru, ariko nyine ikigaragara cyo uwo twahuye ntabwo yari we wa nyawe. Bahita bamubwira bati rero uriya nyine ntabwo ari Anne mu by'ukuri, ntabwo ari we Davis yitaga Anne, uriya ahubwo ni uwabyiyitiriye kugira ngo nyine muhure, yashakaga kugutwara ibintu birimo ibimenyetso kugira ngo abisibanganye. Taha rero ahita yumva umutwe utangiye kumurya, maze akumva atangiye kuzengera, ahita ababwira ati ibyiza nuko nataha nkaruhuka, ndumva rwose ntameze neza, ahari twazakomeza kuvugana undi munsi. Ajya kugenda rero, maze aba bapolisi bagahita bamubwira bati uretse gato, telefone yawe turayikeneye ndetse na hard disk yawe turayikeneye. Taha ati muvuze ngo iki? Bati telefone yawe turayikeneye, wabyumvise neza kuko rwose biriho amakuru y'ingenzi kandi dukeneye. Amara kugenda rero, maze bano bapolisi bagasigara bavugana. Umupolisi rero w'umugabo asigara abaza uw'umugore ati none se uramubona ute, uramutekereza ute? Naho uyu w'umugore ati uriya mukobwa nta cyizere na gike namugirira, ndabona ngewe uriya musore Davis ataramukoresheje gusa, ahubwo bashobora nyine kuba barakoranaga ariko mu ibanga rikomeye, ariko nanone baba ari abahanga cyane kuko urabona nyine uriya mukobwa yaranatwinjiriye, ni nkaho twakoranaga. Birumvikana rero amabanga yose yabaga yafite, ndetse rwose n'ibyakorohereza uriya musore kwiba byose yabaga abizi. Uyu mugabo rero we ahita amubwira ati ariko rwose byaba hakiri kare kuba twahita tubyemeza ko bakorana. Taha rero arataha, akigera mu rugo ari gufungura ahita haza umukobwa yiruka akamuturuka inyuma akaba amukoze ku bitugu. Taha usigaye rwose yibanira n'ubwoba gusa, ahita agira ngo nanone ni umuntu ugiye kumuniga, ahita ahindukira vuba vuba ugira ngo rwose agiye nko kwirwanaho. Ahita asanga rero uyu mukobwa ari guseka, maze agahita amubwira ati ni wowe Taha, ndakeka wanshakaga, wifuzaga ko tuvugana ku byerekeye iki? Naho Taha ati ni wowe Anne? Uyu mukobwa ati cyane, ni njyewe Anne rwose, nkuri imbere. Taha ati ni byiza, gusa nyine icyizere kiba ari gikeya kubera yuko aba nyine yarabeshywe kenshi. Uyu mukobwa ahita amubaza ati none se nta nubwo ushaka kumpa karibu mu nzu kugira ngo dusangire n'agakawa ko hakonje? Taha ati nta kibazo, wakwinjira rwose. Bagera mu nzu, Taha agahita amubaza ati kubera iki wa munsi utigeze uza? Naho uyu mukobwa ati naraje rwose, ahubwo nyine aho nari nicaye nagiye kubona mbona hari undi musore uje nyine kukwegera ngo muvugane, ntabwo rero nagombaga kuza kwivanga mu biganiro byanyu, nahise mbyihorera nyine nigumira kure mbarebera kure. Nahise ngira ngo nyine uriya musore mufitanye gahunda, kuko na nyuma y'iminota mike nagiye kubona mbona murahagurutse murajyanye. Nahise ntekereza ko rero ubwo nyine nawe mwari mufitanye gahunda yihutirwa. Taha ahita amubwira ati sawa rwose, nabyumvise nyine, reka tubyihorere iby'uriya musore. Ubwo nyine ni wa musore wari wiyitiriye Anne. Uyu musore nyine birumvikana ko yakurikiraniraga hafi, ashobora kuba nawe yarinjiraga muri sisiteme nyine, maze akaba yaramenyaga ibiri kubera kuri iyi mashine ya Taha byose, ariyo mpamvu yamenye ko nyine afitanye gahunda n'uyu mukobwa witwa Anne, maze akagenda yihinduye nyine we. Taha rero abaza Anne ati wowe na Davis muziranye mute? Uyu mukobwa ati ntabwo tuziranye, ntabwo rwose twari twabonana na rimwe amaso ku maso. Taha ati kandi mwarakominikanaga? Naho Anne ati twavuganaga gusa ku ikoranabuhanga, niwe nyine wanyandikiye, ntabwo rero twari twabonana. Taha ati mwabaga nyine muvugana iki? Naho na Anne ati twabaga tuvugana bizinesi. Anne ahita amubwira ati ariko nkeneye ko banza ukampa amafaranga yanjye, ayo wanyemereye nyine
ko uzanyishyura ukubye gatatu ayo Davis yajyaga anyishyura, ndayashaka kugira ngo mbe nakomeza kuvuga, naho nutayazana rwose ndahita mbikirajya ako kanya. Taha ahita amubwira ati amafaranga rero ntayo mfite, naho Anne ahita ahaguruka agafata igikapu cye maze agahita amubwira ati sawa nyine niba ntayo ufite. Taha ati mbabarira gato uba uretse kugenda. Anne ati none se ubundi uranshakira iki? Ntabwo uri umupolisi ndetse nanjye ntabwo ndi umugizi wa nabi, uranshakira iki? Taha ati ntakubeshye ndashaka rwose ko ibitekerezo byanjye bijya ku murongo, ndashaka ko tuganira maze nkumva ko rwose ibitekerezo byanjye byajya hamwe ngatekana, kuko hari ibintu byinshi nkeneye kumenya, ndajagaraye mu mutwe, rero nkeneye ko rwose mu mutwe wanjye ibintu byose bisubira ku murongo uko byari bimeze. Taha ahita abwira kandi uyu mukobwa ati Davis yari umusheri wanjye. Uyu mukobwa rero ahita abyumva vuba maze agahita yumva ko rwose ashobora kuba koko afite ibibazo akeneye ko uyu mukobwa amusubiza. Ahita yongera agashyira igikapu cye hasi maze agahita yicara akamubwira ati basi niba nta n'amafaranga ufite ngaho rero nshakira nyine ako kunywa. Bamara kwicara neza rero maze Taha akamubwira ati ndakwinginze mbwira rwose akazi wajyaga ufasha Davis. Anne ati rero njyewe ikintu nari nshinzwe byari ukumufasha gukura amafaranga kuri konti imwe tukayashyira ku yindi, maze twamara kuyashyira kuri ya konti ya kabiri ya yindi ya mbere igahita iburirwa irengero, nkahita nyisiba muri sisiteme. Taha ati noneho rwose ubu ntangiye kumva impamvu amafaranga yibwaga maze rwose akabura burundu, nuko nyine amakonti yabaga yakuweho yabaga yarangije gusibwa maze ntibigaragare yuko aya makonti yigeze kubaho cyangwa yaba yarakuweho amafaranga. Anne ati cyane wabyumvise neza cyane rwose nuko byabaga bimeze. Taha abwira Anne ati ndifuza rero nanjye yuko rwose wamfasha, hari amafaranga nshaka gukura kuri konti maze nkayanyuza kuri konti zirenze nk'eshanu, ariko izo zose za mbere zigasibanganywa hagasigara iyo imwe yonyine nzayashyiraho. Naho rero Anne ahita amubaza ati ayo mafaranga se ushaka ko dukura kuri konti ari ku yihe konti? Taha ati urebye ntabyo nzi, nibyo nyine ngomba kumenya, ndashaka gushaka amafaranga Davis yibye ni menshi cyane, miliyoni 300 zose, ntabwo nzi rero konti yayashyizeho, ndashaka kuyashaka maze tukayakura kuri iyo konti tukayashyira ku zindi konti. Uyu mukobwa ahita amubwira ati mbere yuko rero umenya aho aya mafaranga yayashyize uzabanze umenye inzira byanyuzemo ayiba, nibwo rwose uzabasha kumenya aho yayashyize. Anne kandi ahita ahaguruka akifatira igikapu cye ati reka nigendere, ntabwo ibi bintu nshaka kubijyamo cyane, nabonye ukuntu wa musore yagutunze imbunda imbere ya boîte de nuit, byanteye ubwoba, sinshaka ko nanjye bizambaho. Taha atari ko nkeneye ubufasha bwawe, ndashaka rwose yuko umfasha dore na Davis waramufashije. Uyu mukobwa ahita amubwira ati wakoze rwose kuba twasangiye icyayi, reka nigendere. Taha rero uba wumva rwose yenda nko gusara ahita agenda maze akicara muri dushe akifunguriraho amazi, akimenaho amazi menshi ngo yumve ko nibura ibitekerezo byajya ku murongo, ariko rwose aba afite ibibazo byinshi ku buryo kwikaruma biba byanze neza neza. Umunsi wakurikiye rero Taha ajya mu kazi, aragenda maze agafata mashine, atangira rero kugenda yiga ku madosiye amwe n'amwe, amadosiye nyine aba agaragaza nk'ubujura bwagiye buba. Atangira kwinjira muri aya madosiye maze akagenda ayareba imwe ku yindi, aba ari kumwe rero na wa musekreteri we maze akajya amubwira ati ndifuza rwose kumenya ukuntu ibi bintu byakorwaga. Ati ndashaka kujya ndeba dosiye nkareba n'ukuntu yaba yarahinduwe cyangwa se yabaye modifiye, hanyuma kandi nkareba nyine uko byagiye bigenda.
afata rero nka dosiye imwe maze agahita abwira sekereteri we ati iyo ngiyo yifungure ndashaka ko tuyireba neza. Batangira kuyitegereza maze yareba neza agasanga iyi dosiye yarahindutse cyane. Bwa mbere yari nini cyane nyine yari iri kuri megabayiti nyinshi, naho rero nyuma nanone bamaze kuyimodifiya agasanga iyi dosiye yabaye ntoya, noneho yatwaye umwanya, yatwaye megabayiti nkeya cyane. Sekereteri we ahita amubaza ati ibi bintu ni ibiki ko ndeba iyi dosiye mbere yari iremereye naho rwose nyuma ikaba bigaragara ko yari imaze kugabanuka, byaba byaragenze bite? Taha ati nyine aha niho ubujura bwakorerwaga, biragaragara nyine ko bakoreshaga ya virusi, maze iyi virusi hari ibintu bimwe na bimwe nyine yabaga yariye, niyo mpamvu uko dosiye yanganaga bwa mbere atari ko ingana bamaze kuyimodifiya. Taha rero aba nyine amaze kubona igitekerezo cy'uko nyine aba bantu bibaga, ahita akopiya aya madosiye yose kuri flashe maze agaterura na ya mashine akaba arahagurutse. Sekereteri ati none mashine twari turi gukoreraho akazi kubera iki uyitwaye? Niba hari ibyo ubonye bidasobanutse kubera iki udahamagaye polisi ukaba uhisemo rwose kwirwanirira? Taha ntabwo yumva ibyo uyu musore bari kumubwira, ahita asohoka yihuta cyane. Ku rundi ruhande ariko polisi yo rwose iba yarabaye ishyize ku ruhande Taha, ntabwo aba akibafasha muri bya bintu yabaga abafashamo, kubera ko baba basigaye bamukeka ko ashobora kuba yarafashe ubuhanga yabaga afite n'amakuru yabaga afite, maze byose akabikoresha mu gufasha aba bajura kwiba. Baba bakeka cyane ko rwose yaba yarafashije Davis kugira ngo abashe kwiba amafaranga menshi ashoboka, kuko nyine uyu mukobwa yari umuhanga cyane ndetse akaba yarabaga nyine afite n'amakuru kuko yabaga akorana na polisi. Taha ahita agenda yihuta maze akaruhukira kwa bosi we, ahita amubwira ati ibintu noneho mvumbuye ntakubeshye biranankoraho rwose. Tekereza ko mvumbuye ko bariya bajura bibaga bakoresheje virusi. Niba wibuka neza iyi niyo nari narakoze kugira ngo ahubwo ijye irinda konti z'abantu kuba zakwibwa, none niyo bakoresheje ahubwo biba. Noneho ukuntu bamaze igihe kinini bayikoresha, tekereza ko bamaze amezi 6 yose bakoresha iyi virusi, mu gihe ngewe nari nkiri kuyigerageza bo bayikoreshaga biba. Bosi we rero ahita amubwira ati noneho rwose ndumva ibintu byakomeye neza neza. Taha ati sinzi ko rwose ntari bufungwe kubera yuko polisi yamaze gutwara mashine yanjye ndetse na telefone, amakuru rero arimo yose aranshinja byanze bikunze. Bazambaza rero impamvu ntigeze mbibabwira, niba koko nari inzirakarengane bazambaza impamvu ibintu byose nabimenye nkicecekera. Uyu mugabo ahita amubaza ati none se bamenye ibya za miliyoni 10 z'amadolari? Uyu mukobwa ati hoya, ariko nyine ni ikibazo cy'igihe gitoya bazahita rwose babivumbura. Ibyo byose rero biri kunkirishamo neza. Aha rero amara kuvugana na bosi agahita ataha, agera mu rugo maze yamara kwinjira mu nzu akumva afite ubwoba, aba yumva wagira ngo hari umuntu uri mu nzu ye. Atangira kugenda gahoro gahoro agenda nyine areba ahantu hose, ajya kumva rero akumva umuntu aramupfutse nyine ku munwa no ku mazuru cyarimwe, maze agahita amubwira ati ceceka ntuvuze induru, ni Davis, ceceka rwose ntusakuze. Taha ahita ahindukira buhoro maze kuko agasanga ni Davis, ahita amukubita urushyi nta kintu kimwe yiriwe atekereza. Ati nta soni kubera iki wankoze ibi bintu, none rwose ukaba uragarutse wifate umbeshye ko wapfuye? Ibyumweru 3 byose birashize nzi ngo warapfuye naho rwose uri muzima. Davis ati mfite rwose ibintu byinshi byo kugusobanurira. Nibyo rwose nigeze kubaho umuntu mubi, nigeze gukora ibintu rwose numva ntari proud yabyo, gusa igihe nahuraga nawe nahise ntekereza ko ubuzima bwanjye buhindutse, kandi koko byari byo. Nahise ntangirira kuri zeru, nta makosa namwe nigeze kongera gukora. Gusa nyine umunsi umwe ubwo nari mvuye hano nahuye n'umugabo umwe nyine wakoreraga abankoreshaga,
akimbona yahise abahamagara maze ababwira ko ambonye. Yahise ampa telefone maze n'ubundi bahita bantegeka ko rero ngomba kukwiba ya virusi maze nkayibaha kugira ngo batamfungisha. Ikindi kandi bambwiye yuko nintabikora bazakwica. Ntabwo rero nifuzaga kuguhomba, nta nubwo nifuzaga kukubura, narabikoze nyine kuko babintegetse. Ibintu byose nakoze nabikoze kubera itegeko, nta mahitamo nari mfite. Taha ati kuki se ibyo byose utabimbwiye mbere? Davis ati ntabwo nagombaga kubikubwira kuko rwose nari kuba ntangiye kubikwinjizamo. Ntabwo nashakaga kubimenya, nashakaga gukomeza kwiberaho nyine uko wari usanzwe ubayeho, utagira ikintu na kimwe wikanga. Taha ati none se abo bantu wakoreraga ni bande? Dennis ati ntago mbazi. Taha ati none se byagendaga bite? Davis ati umuntu wenyine nzi ni uwo musore nyine bantumagaho, niwe wenyine nigeze kubona, abandi bose byari kuri telefone gusa. Taha ati none se ni gute wabashije gufata amafaranga ukayashyira kuri konti inyanditseho simbimenye? Davis ati hoya, uwo rwose ntabwo ari njye, si njyewe wabikoze. Taha ati ntabwo bishoboka. Davis ati njye ikintu cyonyine nari nshinzwe byari ugufata iriya virusi nyine maze nkayagitiva nkanayidezagitiva, ni ukuvuga nyine akayikoresha akayicana kandi akanayizimya. None rero kubera iki wari warambeshye ko wapfuye? Davis ati kibiriya byo rero umva uko byagenze. Cya gihe nyine nasohokaga iwawe ngiye, nageze ku modoka maze mpita nitaba telefone, bari bampamagaye nyine bambwira ko tugomba guhura. Nararebye rero mbona rwose ibintu nari ndi kubona hafi yanjye ntabwo byari bisobanutse. Nagiye kubona mbona imodoka ya polisi irahise kandi yihuta cyane. Ngiye kubona mbona hari indi modoka yari yihishe hirya gatoya, ndetse nkeka ko byanze bikunze bari abantu rwose bari bari hafi aho ngaho. Nahise nanatekereza ko nindamuka ngiye aho nagombaga kujya ntari buhave amahoro. Nkiri kuri telefone rero nari ndi gutekereza ko ngiye kugaruka maze nkakubwiza ukuri, nkakubwira ibintu byose uko bimeze, maze njye nawe tugacika tukava muri uyu mujyi tugashaka ahandi hantu tujya. Ngitekereza ibyo rero nahise mbona wa musore nyine bajya batuma ari haruguru yanjye ahagaze ari kundeba. Yahise ambaza ngo bambwiye se ko banshaka, ahita ambwira ko nyine tugomba kugenda byihuse. Nahise mubwira ko hari ikintu nibagiriwe muri aparitema yawe, maze ahita ambwira ngo nimbe muhaye urufunguzo abe yinjiye mu modoka maze nyine nze tugende. Nararumuhereje maze mera nk'uje nyine kukureba, yabaye acyatse imodoka ihita imuturikana. Ubwo nyine abantu bose bari bazi ko ari njyewe yaturikanye, naho rwose ikigaragara bari abantu nyine bari baduteze umutego njye n'uriya musore, twese bashakaga kutwica, niyo mpamvu bari baduteze igisasu. Nuko rero nabonye kimaze guturika maze mpita niruka njya ahantu kure. Taha ati kubera icyo utahise ugaruka ngo umbwire uko bigenze? Uyu musore ati hoya, iyo ndamuka ngarutse byari kugushyira rwose kuri puresha, kuko nyine wari kuba ubizi, bari kujya banabikubazaho bikagaragara ko hari ikintu biziho. Nashatse rero ko rwose nta kintu uri bubimenyeho kugira ngo utaza kubyinjiramo. Ikindi kandi kuba rwose bari bazi yuko napfuye byampaye umutekano ho gakeya. Ikindi kintu rero ngira ngo nkubwire ni uko cya gihe wajyaga muri ya boîte de nuit guhura na wa musore, naragukurikiye. Nifuzaga nyine kumenya ibiri bube ahantu hose wajyaga, burya rwose ntabwo nabaga ndi kure yawe. Cya gihe rero uriya musore yagutungaga imbunda, nibwo nahise mbona ko rwose ashaka kukurasa, maze nari ndi hafi aho, ninjye nahise mugonga kugira ngo atakurasa. Gusa nahise nigendera nyine, nta muntu wamenye ibyabaye. Taha ahita amubaza ati hanyuma se umuntu witwa Anne mwamenyanye mute? Davis ati uriya mukobwa rero ni umushuti wanjye wamundangiye, ambwira ko nyine ari umuhanga cyane mu ikoranabuhanga, yajya amfasha kuyobya amafaranga tukayakura ku makonti amwe tukayashyira ku yandi. Nawe kandi ntitwigeze tubonana amaso ku yandi, buri gihe nyine twavuganaga ku matelefone. Taha ati ngaho rero mbwira ya mafaranga yose wibye ari hehe? Davis ati
ntabwo uri bwemere ibintu ngiye kukubwira, ariko rwose ntabyo nzi kubera yuko nagombaga kwinjira muri konti yanjye buri masaha 24 kugira ngo amafaranga agume hamwe. Nari narasitenze ko rero umunsi nzamara ayo masaha ntageze muri konti yanjye, ayo mafaranga nyine agomba kuzahita ajya muri konti imwe mu zindi nyinshi nari narakereye. Ntabwo rero nakubeshya ngo ni iyihe konti ayo mafaranga yagiyeho, kubera ko nyine iyo aguma kuri iyo konti yari ariho abandi bayashakaga bagombaga guhita bayiba. Ubu rero ntakubeshye ntabwo nzi ngo yagiye ku yihe konti, kubera ko nyine bakimara kuvuga ko napfuye polisi yahise ijya gusaka iwanjye maze ibintu byanjye byose barabitwara. Ni ukuvuga ko rero na flash nakoreshaga nayo barayitwaye. Ubwo rero ntakubeshye ntabwo rwose nabasha kumenya ngo aya mafaranga ari ku yihe konti. Davis ahita abwira Taha ati kandi nyine si ibyo gusa, nari naranasetinze yuko amafaranga namara kugenda yihinduranya ajya kuri konti zitandukanye 5 azahita aburirwa irengero. Ibyo nyine nabisetinze kugira ngo nihaba ikibazo hatazagira ibinkurikirana. Taha ati mbwira harabura rero igihe kingana iki kugira ngo abe yajya kuri konti ya 5? Davis ati harabura amasaha 21 gusa, narangira aya mafaranga azahita aburirwa irengero, ntituzigera twongera no kuyabona. Taha rero ahita yumva noneho rwose ibintu bikomeye, kuko ntabwo aba yumva ukuntu mu masaha 21 gusa bari buze kuba bamenye konti amafaranga ariko kandi ibintu flash yari iriho aya makonti yose batanakiyifite. Davis rero abwira Taha ati gusa rwose umbabarire kuba naragushoye muri ibi bintu, ariko ibintu nakubwiye ubwo duherukana nibyo bindi ku mutima, ndagukunda kandi cyane. Taha ati birumvikana rwose, ukwiye kumbwira ko nkunda. Ntabwo uzi yuko ibyago byanjye byatangiye umunsi menyana nawe. Mbere yuko tumenyana ibintu byanjye byagendaga neza, akazi kanjye kara ko kurinda umutekano w'amafaranga y'abantu nkayarinda kwiba. Nyamara rwose umaze kungerera mu buzima, ahubwo noneho byabaye ikinyuranyo. Kariyeri yanjye warayangije cyane, ibyo nakoreshaga ndinda amafaranga y'abantu wabikoresheje uyabiba. Sinzi ko rwose bizongera gusubira ku murongo. Ubu nta cyizere nanjye ubwanjye nkigirira, nta kintu na kimwe ntumva nshoboye. Davis ahita abwira Taha ati rwose umbabarire ndabyumva ko bitoroshye. Taha rero ahita yakira message maze agahita abwira Davis ati umva tuve hano byihuse. Davis ati turajya hehe se kandi ukeneye ubufasha bwanjye? Nkeneye kugufasha maze ugasohoka muri ibi bintu. Taha ati yego rwose ndabikeneye, ubufasha bwawe ndabukeneye, ariko kano kanya nyine ugomba kuba ushatse ahantu uba wihishe mu gihe ntarakubonera aho kuba. Uyu munsi kandi ba polisi nyine baba baje mu kirego cya Davis. Wa mupolisi rero w'umugabo ahamagara wa mupolisi nyine w'umudamu maze agahita amubwira ati uyu munsi rero navumbuye ibintu, nabonye ko nyine hari konti iri ku mazina ya Taha iriho miliyoni 10 z'amadolari. Nabonye kandi ko uwo munsi nyine yanakatishije amatike 2 yo kujya hanze. Gusa nyine ikirenze kuri ibyo, ibi bintu byose byabaye nyuma y'urupfu rwa Davis. Uyu umugore rero uri mu modoka ahita abwira uyu mupolisi bakorana ati ubwo se ibyo ntibiri kwemeza yuko uyu mukobwa yakoranaga na Davis? Naho uyu mupolisi w'umugabo aba ari umunyabwenge cyane, ahita abwira uyu mugore ati ntabwo mbihamya, kubera ko abantu bose nabajije kuri Taha bambwiye ko ari umukobwa w'imico myiza, umukobwa witonda cyane utakora ibyo bintu. Ikindi kandi nanjye niko mbitekereza, kubera ko uyu mukobwa ni umunyabwenge cyane. Ntabwo rero yari gukora ubu buswa, ntabwo yari kwiba aya mafaranga ngo narangiza ayashyire kuri konti imwanditseho. Ikindi kandi tubiziranyeho rwose, ntabwo waba ufite amafaranga angana atya ngo uyicarane, waba wararangije kugenda ugeze kure cyane. Ntabwo rero numva ukuntu uyu mukobwa yari kwiba aya mafaranga akaba akiri hano, nta nubwo kandi yajya kuyiba yari kwiba ya yonyine. Uyu mukobwa ni umuhanga cyane, nawe urabizi, yari kwiba muri banki ikomeye maze akiba amafaranga rwose akubye nk'aya nk'inshuro 10. Ikigaragara cyo rero ngewe ndahamya ntashidikanya ko uyu mukobwa nta ruhare rwose abifitemo.
naho rero uyu mugore ahita abwira uyu mugabo ati ariko ubundi uriya mukobwa umwizeramo iki? Njye ndumva rwose ntamwizeye, ndumva ndetse afite uruhare rumwe cyangwa urundi muri ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uyu w'umugabo ati hoya, tekereza neza cyane, nuza kwicara ugashyira ubwenge ku gihe ugatekereza, uraza gusanga ibintu ndi kukubwira ari byo. Taha rero aba ari kwigendera mu muhanda, maze akajya kumva umuntu aramukuruye, amushyize ku ruhande, areba neza agasanga ni Anne. Taha ahita amubaza ati wowe se kandi kunkurura, ubundi se umbonye ute? Anne ati dore ntuye hariya muri iriya aparitema, aba ari kuyimwereka nyine. Ati none ndabona polisi rwose ihagaze imbere yaho, abapolisi barashaka iki muri aparitema yanjye? Ikindi kandi ibintu byanjye byose niho biri, yaba amafaranga yanjye, yaba amadosiye ntashaka ko babona, ndetse n'amashine yanjye byose niho biri. Ntabwo rero nshaka ko rwose babibona, dore ikintu cyonyine umusigaranye ni iki gikapu mfite. Ndibaza impamvu polisi yaba iri kunshaka, ndibaza rwose icyo yaba inshakaho. Taha ati impamvu iri kugushaka nayikubwiyeho? Anne ati hoya ntumbwire, wabambwiyeho se kandi gute? Taha ati nyine wa munsi nsohoka muri ya boîte de nuit, maze wa musore akantunga imbunda, polisi nyine yambajije ibibazo byinshi, mbasubiza ko nashakaga umuntu witwa Anne, byabaye ngombwa ko nkuvugaho. Anne ati kubera iki wabibabwiye? Taha ati nagombaga kubibabwira kubera ko nta nubwo nari nzi ko nyine wowe ubaho bya nyabyo. Urumva uriya musore yari amaze kukwiyitirira, rero rwose nari ndi mu byago, nta nubwo nari kubabeshya, sinari kubabeshya ndi guhishira umuntu ntazi. Taha ahita abwira Anne ati kugira ngo rero ibi bintu byose ubashe kubisohokamo, byanze bikunze nyine ugomba kumfasha kugira ngo amazina yacu tuyasukure, kugira ngo nyine twerekane ko turi abantu b'inyangamugayo. Nta kindi cyo gukora uretse gushaka uburyo twagarura ariya mafaranga, maze tukayashyikiriza polisi ikamenya yuko nyine atari twebwe twari twayibye. Anne ahita abwira Taha ati byanze bikunze nta mahitamo mfite, nyine ngomba kugufasha. Bahita rero bagenda nyine bakava hano hantu, cyane cyane ko Anne aba yamaze kubona ko polisi nyine yamuteye. Wa mupolisi rero w'umwana mwiza uba rwose anashyigikira nyine Taha, niwe winjira kwa Anne. Yinjiramo rero afashe imbunda, ari kugenda ahamagara Anne ariko akumva nta muntu witaba. Aba ari gukomeza kugenda amushaka rero, maze umuntu agahita amurasa amuturutse inyuma, ku buryo rwose uyu mupolisi atanamenya ngo ninde uyu muntu, kandi umurasa ahita abacika rwose ku buryo ahita agenda, nta n'umuntu umenya uwamurashe uwo ari we. Abaturage rero bahita bahamagara polisi bati muri iriya nzu habereyemo rwose kurasana. Polisi iraza igasanga uyu mugabo aba yarangije kuvamo umwuka, kandi nyamara ntabwo ari Anne uba wamurashe, kuko Anne aba yarangije kujyana na Taha. Ikigaragara cyo uyu mupolisi w'umugore bakorana niwe rwose uba wamurashe, kubera yuko ntabwo aba ashaka ko akomeza kwitambika muri iyi dosiye. Aba abona uyu mugabo ari kumubangamira, kubera ko we nyine aba abona atari kumva ibintu nk'uko uyu mugore aba ashaka ko bigenda. Aho Taha rero na Anne baba bicaye bari kuganira nyine ku kuntu bagomba kuzagarura ariya mafaranga byanze bikunze, bahita bajya kubona bakabona ku marekara amafoto ya Anne ndetse na Davis, niyo yonyine ari kunyuraho bivuga ko nyine bashakishwa. Taha ahita amubwira ati tugende, ibintu byakomeye. Bahita rero bagenda maze bakajya kureba Davis aho nyine baba baramuhishe. Byanze bikunze ntabwo rwose Anne aba agomba gusubira iwe, kuko nyine abashakishwa, nta nubwo kandi baba bagomba gusubira kwa Taha, kuko naho byanze bikunze baba rwose bazahashakira mu minsi itari myinshi. Anne rero abaza Taha ati none se ubu ngubu koko Davis uramwizeye ku buryo wakongera gukorana nawe? Taha ati nta yandi mahitamo mfite, kuko turamukeneye, dukeneye ubufasha bwe. Ntabwo ari ukuvuga ko mufitiye icyizere kirenze, ariko nanone ubufasha bwe nyine burakenewe. Anne rero ahita ajya nyine kwa Davis kugira ngo nawe nyine abe ariho aba yihishe. Bamara rero kugera
aho Davis aba ari maze bakicara nyine bagatangira gupanga. Taha arababwira ati rero njye nabitekerejeho kugira ngo tumenye ahantu ariya mafaranga ari, tugomba kugerageza kwiba andi mafaranga. Nitugerageza kwiba ayandi byanze bikunze aya turi bwibe azatujyana neza neza aho yayandi ari. Davis abitekerezaho ndetse na Anne, maze Anne agahita amubwira ati uyu mukobwa ni umuhanga cyane, njyewe yantangaje. Davis nawe ahita avuga ati kandi rwose icyo gitekerezo ni icya nyacyo, nitubigenza gutyo ayo mafaranga turi bwibe araza gukurikira n'ubundi za konte nyine uko zagiye zikurikirana araza kugenda azijyamo. Icyo tugomba gukora rero ni ukubanza tukagitiva nyine ya virusi nanone ikongera gukora. Anne ahita ababwira ati ikibazo nyine nta kopi yayo dufite, iriya virusi tumeze nk'aho twayitakaje. Taha ahita akora mu mufuka maze akabahereza ya furashe yari yarigeze kuyikopiyaho, akayibahereza ati irahari ntimugire ikibazo. Davis atamubwira ati ubwo usigaye rero ni uko turi bubone telefone ubundi rwose tukajya mu kazi, kandi nitubikora turi batatu ibitekerezo byacu tukabihuza byanze bikunze turaza kubigeraho maze tugarutse ariya mafaranga. Akazi rero gahita gatangira ubwo. Gusa nyine ntibitinda, mu gihe gito rwose baba bamaze kubona amakuru ahagije ku buryo bashobora kugaruza aya mafaranga. Gusa nanone ntabwo biba byari byoroha. Taha rero aba aryamye asinziriye, maze yakanguka agahita abaza Davis ati none se Anne ari hehe? Naho Davis ati Anne yari yagiye kutuzanira ako kunywa. Gusa nyine Davis ahita abaza Taha ati none se ubundi uriya mukobwa dukwiye kumwizera? Ataramusubiza rero Anne aba agarutse abazaniye amakawa, maze buri wese akamuhereza ikawa ye. Davis rero ahita ababwira ati mbafitiye amakuru meza ndetse rwose n'amabi. Batihera ku meza, ati ameza ni uko nyine twabashije kubona ya konte iriho ya mafaranga. Ati rero amakuru mabi ni uko kugira ngo twinjire muri iyi konte tugomba kuyinjiramo dukoresheje mashine yo muri banki. Bahita bumva nyine ibi bintu bitangiye gukomera, ariko nanone bakumva nta mahitamo bafite. Bati none se harabura igihe kingana iki kugira ngo noneho bibe bitagishobotse? Davis ati harabura isaha imwe yonyine. Davis rero ahita atangira no gusinzira akabaguye hasi. Birumvikana nyine baba bamuhaye ikawa irimo ibisinziriza kugira ngo we nyine ntibaze kujyana, kuko ntabwo baba bari bamugirira icyizere neza. Bahita rero bamusiga aha, maze Anne ndetse na Taha bagahita bajya nyine muri iyi banki kugira ngo bajye gushaka ukuntu baza kwinjira kuri iyi konti aya mafaranga bakayagaruza atarabura burundu. Bagera rero kuri banki bagatangira nyine gucungacunga, binjirira ku muryango w'inyuma ahantu haba hatari umusekirite. Uyu mukobwa witwa Anne aba ari umuhanga cyane mu guhakinga, ku buryo ahakinga n'urugi rugafunguka nk'aho nta cyabaye. Barinjira rero maze bageramo imbere bagasanga nyine umukozi uba ukorera kuri iyi mashine bakeneye ndetse muri iyi biro aracyari ku kazi. Baba rero barindiriye gatoya, gusa nyine baba bari gucungana n'iminota babona iri kubacika. Anne rero abwira Taha ati ni ukuri Imana idufashe maze uriya mugabo agende vuba, naho ubundi rwose atinze twaba turi kuyatamo. Taha ahita amubwira ati ahubwo se simbona atangiye kwitunganya nk'aho agiye kugenda. Taha rero ahita ajya ku ruhande maze agahamagara wa mupolisi w'umugore, aramuhamagara akamubwira ati rero ndabona rwose twamaze kumera nk'aho ya mafaranga tugiye kuyabona. Ubu ngubu tugiye muri banki, akayimubwira izina ati niho tugiye kubikorera ibisigaye byose. Nashatse kubikubwira kubera ko ndashaka ko izina ryanjye rwose ryongera kuba izina ritari icyasha. Ndabikubwiye rero kugira ngo ubimenye rwose uyu munsi ahari ukuri gushobora kujya ahagaragara ko nta ruhare na rukeya rwose mbifitemo.
bahita rero babona wa muntu maze ahagurutse bagahita bagenda nyine bajya kuri ya mashine, bagera kuri ya mashine rero bagatangira gushyiramo nyine amapassword kugira ngo bayifungure, ariko amapassword yose akanga neza neza. Bajya kubona rero bakabona wa mupolisi nyine arinjiye, naho Anne agahita abaza Taha ati kubera iki uriya mupolisi ari hano? Taha ati njye namuhamagaye kubera ko nagira ngo nyine twibonere ibimenyetso nawe rwose ari kubyibonera amenye ko tutari abanyamafuti. Anne rero ahita atekana kubera ko Taha aba amubwira ati nta kibazo ari ku ruhande rwacu. Bakomeza rero kugerageza amapassword maze rwose bikageraho bikanga. Taha rero ahita ababwira ati ibi bintu ntabwo bishoboka, amapassword yose yanze kandi igihe rwose kiraturenganye. Naho rero wa mupolisi ahita ababwira ati mugomba kubikora byanze bikunze, ayo mafaranga turayakeneye. Taha ati ariko nubwo tuyakeneye ntabwo ari amafaranga ari bujye mu mifuka yacu, ntabwo rero turi kwanga kubikora tubishaka. Uyu mupolisi ahita akuramo imbunda maze akayibatunga, atahari mwebwe ntabwo ari bujye mu mifuka yanyu, ariko njyewe agomba kuzajya mu mufuka wanjye byanze bikunze. Taha ahita ahindukira ati ajya mu mufuka wawe gute ko aya mafaranga atari ayawe? Naho rero uyu mugore ati ntabwo mubizi ukuntu maze igihe kinini nkurikirana aya mafaranga, mwebwe ntabwo mwabyumva, none ukaba uri kumbwira ngo ntabwo bishoboka, aya mafaranga byanze bikunze agomba kuza kandi agahita ajya kuri konti yanjye, niba kandi mutabikoze vuba ahubwo ndabarasa. Ahita afata ya mbunda maze akayishyira ku mutwe wa Anne, abwira Taha ati aya mafaranga atabonetse ndamurasa byihuse. Uyu mupolisi kandi ahita ababwira ati kuva njyewe igihe namenyeye iki kirego cy'amafaranga natangiye kugikurikirana, atari ukugira ngo rwose ayo mafaranga nyagaruze azagere kuri ba nyirayo, ahubwo natangiye kugikurikirana kuko ayo mafaranga nayashakaga. Nimureba nabi kandi muriyongera ku byo ndi gushinjwa, kubera ko uyu munsi ni njyewe wishe wa mugabo twakoranaga kuko nabonaga ari kumbangamira, namwe rero ndabongeraho kandi rwose ntawe uri bubambaze. Taha rero ahita agira ubwoba maze akumva ko rwose uyu mugore nta mikino na mikeya afite. Uyu mugore ahita amubwira ati umunota umwe nabahaye amasegonda 5 yose umaze kuyatakaza, mu kanya gato ati umaze gutakaza amasegonda 10. Taha ajya kuvuga ati ni akazi kawe kubera ko ndi hafi rwose kurekura isasu. Taha ubwoba buramwica maze agahita atangira gukorana igihunga, ashyiramo password agenda azihinduranya. Uyu mugore agenda bara maze agahita amubwira ati birarangiye, amasegonda yashize. Kubw'amahirwe abivuga neza, Taha ahise abona password bashyizemo ako kanya noneho ikunze, ahita amubwira ati hoya buretse kurasa, buretse rwose, dore amafaranga yawe wayabonye ngaya. Ahita amubaza ati nangahe? Uyu mupolisi abaza Taha ati ayo mafaranga nangahe? Taha ahita amurebeshaho mashine ati ni 381 z'amadolari. Uyu mupolisi rero ahita akora mu mufuka maze agakuramo agapapuro agahita amubwira ati ayo mafaranga tuyashyira kuri iyi konti byihuse. Taha rero aba akibaza ukuntu nyine aya mafaranga agiye kuyashyira kuri iyi konti y'uyu mupolisi, maze agahita ajya kubona akabona Davis arinjiye. Ahita akubita rero uyu mupolisi maze imbunda ikagwa hasi, batangira kuyirwanira. Byumvikana nyine intambara irarota muri iyi banke. Uyu mupolisi rero akubita hasi Davis maze agahita amubwira ati mu byerekeranye no kurwana ntabwo wantsinda, uri umuhanga cyane mu ikoranabuhanga, ariko ntabwo rwose uri umuhanga mu byerekeranye no kurwana kuko njye nakoze imyitozo. Afata imbunda rero agiye kurasa Davis, maze wa muyobozi wa Taha nawe akaba arinjiye, ahita arasa rero uyu mupolisi kazi nyine, maze agahita yikubita hasi, bahita bamwambura imbunda, abapfuye nyine birumvikana. Taha ahita amubwira urakoze rwose kuba udutabaye, twari dupfuye neza. Taha ahita yiruka ajya guhagurutsa Davis ati ndagushimiye rwose yuko ubu dutabaye, iyo tutakugira ibintu byose biba byabaye nabi.
Davis ati ndakumva, nta cyizere nyine wari umfitiye, ariko nanjye nkimara gukanguka nahise ntekereza ko nta handi mwagiye byanze bikunze, kuko nyine ndi nabarangiye aho mugomba kujya, niyo mpamvu nyine ari hano nahise mbasanga. Taha rero abaza bosi we ati none wabwiwe n'iki ko turi hano kandi turi mu byago? Naho bosi we ati nari niyicariye mu rugo niturije, maze ngiye kubona mbona password yanjye iri gukoreshwa. Birumvikana nyine ubwo ni cya gihe bari bari kugerageza password menshi, ubwo nyine niyo uyu nguyu nayo yagendeyemo. Ati rero nahise mbona ko iri gukoreshwa kandi iri gukoreshwa muri sisiteme ya banki, niyo mpamvu nahise nza kureba umuntu waba ari kuyikoresha. Taha ahita amubwira ati Imana ishimwe rwose waziye igihe. Ati rero twabonye amafaranga. Naho uyu mugabo ati nangahe? Ati miliyoni 381. Ati ahubwo ndi kwibaza icyo turi bube tuyakoresheje muri kano kanya. Uyu mugabo ahita amubwira ati mbere yuko nyine batubwira icyo tuyakoresha, ndumva twakabaye tuyashyize kuri konti nyine yizewe. Uyu mugabo nyine ahita ababwira konti baba bayashyizeho, maze akaba atekanye. Anne rero ndetse na Taha na Davis barataha. Davis abapfutse akaboko aba yavunitse. Taha rero amuha agacyayi ko kunywa, maze Davis agahita amubaza ati nkanywe nisanzuye se nta kintu kirimo? Gusa ababivuga nyine ari guseka. Taha nawe aseka ati hoya rwose nta kintu kirimo, umbabarire ku byo nakoze, umbabarire kandi kukuburira icyizere. Davis ati hoya ndakumva cyane, ntabwo wagombaga kongera kunyizera byoroshye, birumvikana nyine icyizere nari naracyitakarije. Davis rero ahita abwira Taha ati ndumva nifuza ko rwose twakongera tugahera aho twari tugereje. Taha ati ntakubeshye rero rwose nakwishimiye kongera kukubwira ko ngukunda, nakwishimiye kandi ko twakagumye mu rukundo rwacu, ariko ntabwo bikunda. Iyo ntekereje ko nyine wambeshye mba numva rwose bitari kuza. Ndifuza byose kubyibagirwa ariko ntabwo binkundira. Davis ati ndakwinginze mpa amahirwe ya nyuma, maze rwose twongere tugerageze urukundo. Njyewe ndagukunda cyane, uko nagukundaga n'uyu munsi niko nkigukunda, nta cyahindutse. Narakubeshye yego, ariko nta mahitamo nari mfite. Taha rero abagiye kumusubiza, maze Anne akaba arinjiye. Bahita nyine baceceka, maze iki kiganiro bakagihagarikira aha. Anne rero ahita ababaza ati none se bimeze gute muri polisi? Bahita bamubwira bati ubu ibintu byose bisa naho rwose byagiye ku murongo, kuko bamenye neza ko isasu ryavuye mu mbunda y'uriya mugore w'umupolisi ari naryo rwose ryishe wa mupolisi mugenzi we. Bahita babona ko nyine imbunda y'uriya mupolisikazi ari nayo yarashe wa mupolisi. Ubwo rero batangiye kubona ko nyine atari twebwe twamwishe. Ikindi kandi Taha we rwose banamwemereye ko agomba gusubira ku kazi ke, nyine agakomeza kubafasha uko yabafashaga, kuko babonye ko nyine atari twebwe banyamafuti. Uyu mukobwa Anne rero nawe ahita ababwira ati nanjye bampaye akazi, kubera ko nyine bamenye ko ndi umuhanga muri ibi bintu, bampaye akazi kugira ngo njye mbibafashamo. Gusa nyine biraryoshye kubera yuko narize, ntabwo rero bitangaje kuba rwose bampa kano kazi, ariko biraryoshye. Uzi nanone kujya gukorana n'abapolisi utarigeze ujya ku ikosi. Bahita rero bose baseka baba bumva nyine ukuntu uyu mukobwa ari kubasetsa. Anne kandi ahita abwira Taha ati rero ikintu gitangaje, nanasanze bosi wawe nsanzwe muzi, twarahuye inshuro nyinshi mu nama. Taha ati bosi wanjye musanzwe muziranye? Anne ati cyane. Taha rero gutekereza vuba cyane ahita yindukira maze akabwira Davis ati harya wambwiye yuko umuntu wajyaga agushyiraho igitutu cyo kwiba amafaranga ari nawe waguhuje na Anne? Davis ati yego, yambwiye ko nyine afite ubushobozi kandi azi computer cyane azamfasha. Taha rero ahita atekereza ko uyu mugabo ari nawe rwose ushobora kuba yarahuje Anne ndetse na Davis. Ahita avuga ati muwe muretse gatoya,
ahita ajya rero kuri mashine kugira ngo nyine aze kureba iby'amafaranga uko byifashe, ya mafaranga bashyize kuri konti kugira ngo arebe niba akiriho. Taha ahita ababwira ati turi mu mazi abira kubera ko uyu mugabo yansabye kuba aya mafaranga nayashyira kuri konti ye ngo niyo iriho umutekano, konti yampaye niyo nayashyizeho. Ahita ajya muri mashini agatangira kureba maze agasanga ya konti iriho zeru. Telefone rero ihita ihamagara ivuye nyine muri polisi bababwira bati turifuza nyine kumenya konti iriho ya mafaranga. Davis ahita ahereza telefone Taha ati polisi nyine irashaka kumenya ya konti iriho amafaranga. Taha n'amarira menshi ati amafaranga rwose yagiye, amafaranga yaragurutse ntayariho dore hariho zeru. Aba bose rero bahita bagwa mu kantu. Taha rero ahita agenda anyonyomba ntibamenye aho agiye, naho rwose aba agiye kwa bosi we. Agera agahita asanga uyu mugabo yarangije gupakinga ibintu. Taha ati none se ufite urugendo? Uyu mugabo ati yego hari ahantu ngiye ariko iminsi mikeya. Ati ahubwo se wowe uje hano ute? Taha ati ndashaka ko rwose umbwiza ukuri, guhera na mbere hose wari ubiri inyuma, guhera na mbere hose ubu bujura wari uburi inyuma. Dore uriya mupolisi kazi mwari muziranye, mwaba mwaragiye inama yo kugira ngo muzibe aya mafaranga. Uyu mugabo rero ahita abyibuka ukuntu nyine babyumvikanye ko bagomba kuziba aya mafaranga maze bakazayagabana, nyamara nta n'umwe washakaga kuyagabana n'undi. Ni nayo mpamvu uyu mugabo nyine yarashe uyu mupolisi kazi kugira ngo aya mafaranga ayagumane wenyine. Taha rero aramubwira ati uri umunyabwenge rwose, warankinishije wamfashe nk'agakinisho, maze ibintu byose mbikora mbikwerekezaho kandi ari wowe wari uri inyuma y'ubujura. Ukuntu nakubwiza gukora ibintu byose nta makuru namwe utabaga ufite, cyakoze rwose uri umuhanga ndakwemeye. Taha ahita amubwira ati burya ni nawe wakoze ya konte maze ukayandika ku izina ryanjye ukayishyiraho amafaranga. Uyu mugabo ahita amubwira ati cyane rwose, gusa byose biri ku izina ryawe. Ubuyobozi buzi ko ari wowe mujura, buzi ko ari wowe wahishe ariya mafaranga, buzi ko kandi na ziriya miliyoni 10 ari wowe wazibye ukazishyira kuri konti yawe. Ngewe ndi umwere imbere y'ubuyobozi, amakosa yose ni ayawe. Taha ahita amubwira ati amakuru meza rero ngufitiye ni uko amafaranga ntayo ugifite. Naho uyu mugabo amuseka cyane ati ndayafite rwose, ahubwo wowe ibyo uvuga ntabyo uzi, kuko nyine uyu mugabo aba yarayakuye kuri ya konti akayashyira ku yindi. Ahita ajya kuri mashine maze agasacinga nyine iyi konti, areba hagahita asanga iyi konti iriho zeru. Ahita yijima maze Taha agahita amubwira ati guseka se byaba bishize, ibitwenge wari ufite birashize. Uyu bosi wa Taha ahita ahaguruka n'umujinya mwinshi ati amafaranga yanjye ari hehe? Taha ati ayahe mafaranga? Ati ibintu uri kumbaza sinzi ibyo ari byo. Bosi ati mbwira ahantu amafaranga yanjye ari. Taha ati ubwo aho wayashyize nyine niho ukwiriye kuyashakira. Uyu mugabo rero ahita atambuka maze akagenda agahita afata imbunda abwira Taha ati mbwira vuba ahantu amafaranga yanjye yaba ari. Taha yahita amubwira ati amafaranga aho wayakuye niho nyine nanjye nongeye ndayasubiza, warangibye nanjye ndakwiba, niko business zikorwa. Uyu mugabo ahita amutunga imbunda, noneho abona ibintu bibaye seriye maze agahita avuga ati afite imbunda. Polisi rero ihita yinjira, birumvikana nyine Taha aba yaje hano afite n'akamikoro. Polisi nyine aba yayisize hano ku muryango, baba bari ku isiri kugira ngo abanze avugishe uyu mugabo babone nyine ibintu bigomba kuzamushinja. Bahita binjira bamwambika ipingu rero bati ugiye gufungwa kubera nyine ibyaha byose wakoze. Uyu mugabo agenda akomeza areba inyuma abwira uyu mukobwa ati mbwira rwose ahantu washyize amafaranga yanjye. Bagera hanze rero maze akamubaza ati amafaranga yanjye wayashyize he? Uyu mukobwa aramubwira ati ntabwo ari njyewe, ahubwo Anne nyine yakoze konte maze ayikuyoboraho igihe nyine wari uri muri systeme uri kohereza amafaranga kuri konte yawe. Burya wayohereje kuri konte Anne yikoreye nyine, ni uko amafaranga twarayagumanye wowe ahubwo usigarana ubusa, nuko nyine twabigenje. Uyu mugabo rero ahita avuga ati uri umuhanga cyane rwose uranyemeje, maze bagahita bamutwara. Naho rero Anne ndetse na Davis baba bari hano hanze bategereje nyine Taha.
bahita baza biruka maze Anne agahita abwira Taha ati uri umukobwa w'umuhanga cyane nishimiye guhura nawe. Davis ahita ababwira nawe ati ubwo noneho turi kwibwirana nanjye nitwa Davis nkaba kandi ndi umusore ukunda cyane Taha umukunda rwose birenze. Taha rero ahita ahobera Davis maze bagasomana. Taha agahita amubwira ati nanjye nitwa Taha nkaba ndi umukobwa ukunda cyane Davis ndetse nkaba nifuza ko twatangirira aho twari tugejeje ndamukunda cyane. Barongera rero bagahita bahoberana maze Taha agahita amubwira ati Davis ndagukunda cyane kandi nishimiye kongera gusubira mu rukundo nawe. Aba bombi rero barahoberana nyine ibyishimo biba ari byose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.